genda narasi ndebera none ndagapfa iki gihe wagira ngo nizo kiti none ndagapfa iki gihe wagira ngo nizo kiti ndi intumbire yarangiye wose wapfuye nizo nguruguru wajya n'imusenyamutse ubwato uyu musega kweli hako umusega ninde wamasewe kiberewere ngo kiye ndirukana igikeri umutubuga amategeko ategeka abashyingiranywe maze kubita amategeko ategeka abashyingiranywe reka twumvikane indahiro y'igihugu urahira n'umugore wawe ntabwo ari akanama k'imiramo nagira ngo tuze ukurikire niba ushaka kurahira yewe maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ntagahato wowe ko hari abandi bageni bari inyuma y'aba ngaba yewe maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ntagahato wowe nimba arasiga simbizi yemwe ko yabyaye no kumwitira kenshi kanyumvire byemera ko yari umwana vuga se cyo yabanje imana ntabwo yabikora bivuze ngo avuze n'icyo yarenza bari kunaho barengeye yanangaze kanyombya abana ndabazi n'abana bazima nta muhirimbira atunze ndabeshya mu bana hindura ikiganiro kanyombya muri ko yisaka wamwitire kandi ntabwo yakunda ubwo ndakwihakanye nawe aho mwihakane sundi wowe na kureri yawe yonyine na kanyombya urabona wagira ngo yisize nuze pude murakoze cyane reka dukomeze n'ikiganiro cya Extrage nk'uko bisanzwe ko twabiteganyije nk'uko tubifitanye nk'ubu dushaka kugira ngo tugere ku ntego nibyo nibwo bwa mbere na mbere ku isi umuntu akora itekereje agatekereza nabi Extrage yatekereje nabi kuza na satani nk'iyi ikintu nk'iki gisa gite koko umuntu arambwira ngo ndisi nabyara iki gihore nk'iki uyu nguyu uri hagati nawe ni pasiteri bamubwiye gukora amasengesho ngo asenge wowe ninde wakubwiye ko ushobora gusengera satani satani tujya tuba ngo satani ni mubi nta muntu wigeze avuga ngo satani mwiza satani ukora gusengera iki kintu kweri bazanye n'abasengeye mwembi satani ni kabisa